ubwoko 10 bw'inzozi bukuburira yuko hari ikintu kibi gishobora kuba mu buzima bwawe utagize icyo ubikoraho hakiri kare. Njye mwumva ni Mr Alex, reba hasi ukore subscribe kuri YouTube channel yacu, ndetse ibyo tuzatubagezaho umunsi kundi uzajya ubamo bigomba kugeraho mbere. Njye mwumva ni Mr Alex. Reka dukomeze n'ubwoko bwa mbere mu bwoko 10 bukuburira bukugaragariza ikintu kibi gishobora kuba mu buzima bwawe utagifatiranye cyangwa se udafatiranye ngo biveho hakiri kare. Ikintu cya mbere, kurota uri gukora ubukwe. Hari abantu benshi bibeshya yuko kurota uri gukora ubukwe ari ikintu cyiza, ahubwo ari iterambere cyangwa ari ukugira umuryango cyangwa ari ukujya no, nurota uri gukora ubukwe ujye umenya yuko atari ikintu cyiza nk'uko uri kubitekereza. Kurota ukora ubukwe bifite meaning nyinshi zitandukanye yego, ariko akenshi usangwa ubukwe ku bantu basenga ndetse n'abantu bakunze kurota, iki kintu muracyumva neza ndabizi neza, usanga kurota uri gukora ubukwe ari urupfu ku bantu babizi neza. Ndetse iki ni ikintu kizwi n'abantu benshi. Kurota ukora ubukwe bisobanuye urupfu. Nurota wakoze ubukwe ujye umenya yuko ari urupfu ruri kugendaho. Muri make icyo ugomba gukora rero nta kindi uretse kwegera Imana, kuko kwegera Imana niho hari ubuzima. Muri byinshi nababwira, kwegera Imana niho haba hari ubuzima, niko nabyita, kandi ni nako biri, kuko abantu bose murabizi neza twizera Imana, kandi kwizera Imana bivuze ko ariyo buzima bwacu. Rero kurota ukora ubukwe ujye umenya yuko ari ikintu kitari cyiza, ari urupfu. Muri make nubirota ujye usenga Imana kugira ngo uyibe hafi ikubone neza. Njye mwumva ni Mr Alex. Reka dukomeze n'ubwoko bwa kabiri, kandi nanone bukuburira bukubwira ikintu kibi gishobora kuba mu buzima bwawe udasobanukiwe kandi wumvaga yuko ari ikintu cyiza. Ubwoko bwa kabiri, reka dukomeze n'ubwoko bwa kabiri. Ubwoko bwa kabiri nanone, kurota uri mu bwato uri kugenda. Ujye mu bwato mu nyanja uri kugenda, ujye umenya ko n'icyo kintu nacyo si cyiza habe na gato. Nubirota ujye umenya yuko ari urupfu nawe. Nurota uri mu bwato uri kubugendamo ujye umenya yuko nabyo bisobanuye urupfu. Ibi ni ibintu biba biguteguza cyangwa se bikuburira yuko hari ikintu kibi gishobora kubaho mu buzima bwawe. Nurota muri make y'izo nzozi ukarota uri mu bwato ujye umenya ko hari ikintu kibi gishobora kuba mu buzima bwawe kikakugeza no ku rupfu. Yego, reka noneho mbabwiye n'ikindi kintu cya gatatu nanone kikubura kikubwira yuko hari ikintu kibi gishobora kuba mu buzima bwawe utabaye maso cyangwa se utagize icyo ubikora hakiri kare. Ubwoko bwa gatatu, kurota uri mu nyanja hagati, amazi adatemba, amazi atuje, wowe urimo hagati, yaba ari pisine cyangwa se inyanja cyangwa se ikivu cyangwa se inyanja, uri mu mazi uri kuyoga. Ujye umenya ko nabyo ari ikintu kibi, atari ikintu cyiza nk'uko nabwo ari bibi. Ujye umenya ko ari bibi nabyo. Imana ibikubura ikubwira uti iki ni ikintu kibi gishobora kubaho. Muri make biguhaye amakuru mbere yuko ikintu kikubaho. Muri make ibyo byose nibikuburira bikwereka kugira ngo umenye ko bishobora kukubaho mu gihe utagize icyo ubikoraho. Muri make icyo ubikoraho cyane kikubwira gusa ibyo biba bishatse kuvuga ko utagize icyo ubikoraho. Muri make uko bigenda kose ibyo bintu bishobora kuzakubaho kandi bikagutungura, kandi warakabaye warabisobanukiwe. Ndi hano kugira ngo mbigusobanurire kugira ngo nawe ubisobanukirwe, ndetse n'abandi bazaye babikubaza nawe ujye umenya uko ubibasobanurira. Reka tugere ku bwoko bwa kane rero bukuburira ikintu kibi gishobora kuba mu buzima bwawe. Kurota ukora impanuka. Kurota ukora impanuka ni mu buryo bw'isi y'umubiri. Ushobora kurota uri gukora impanuka cyangwa se ukarota undi muntu ari gukora impanuka ukabyita yuko ari ibintu bisanzwe. Kuba ubonye umuntu akora impanuka ukabyita ko ari ibintu byoroshye. Uwo muntu ntukamurebe ngo uvuge uti uyu muntu nuriya koko niwe ubwo muzi, cyangwa se ubwo mutekereje, cyangwa se ubwo mbona asa nk'umuntu nzi, nuriya uzakora impanuka. Ntukamutekereza, ahubwo ujye uhita witekerezaho, kuko Satani ashobora kubinyuranya agashyira mu ishusho yawe, kandi agashyira mu ishusho ye kandi ari ishusho yawe. Muri makeya rero nurota umuntu akora impanuka cyangwa se wowe uyikora, muri makeya nawe Imana ibikweretse yuko ari impanuka igiye kukubaho, apana uwo muntu utekereje. Niyo urose uwo muntu nanone nawe biba byiza iyo umuzi kumusengera. Imana ibikweretse kugira ngo nanone umusengere nawe. Muri makeya rero nurota izo nzozi ukarota uri gukora impanuka ujye umenye ko atari ikintu cyiza habe na gato. Muri makeya Imana ibikweretse igira ngo umenye icyo wakora kugira ngo bitazakugeraho. Ubwoko bwa gatanu rero nanone bukuburira bukugaragariza yuko hari ikintu kibi gishobora kubaho utagize icyo ubikoraho. Ni ubuhe? Ushobora kubyibaza. Kurota uri mu ishyamba. Nurota uri mu ishyamba ujye umenya yuko ari Imana ikweretse yuko hari ikintu runaka kigiye kukubaho cy'ikigeragezo gikomeye cyane gishobora kukugeza no mu bintu bikomeye. Muri makeya kugera aho wiheba ukumva yuko nta muntu mwiza ukibaho, abantu bose bari abagume. Muri makeya ni hahandi ugera ukumva nta muntu kikuba hafi n'umwe. Muri make Imana ibikuburiye yuko ari ikigezo giturutse kandi kuri Satani, kidaturutse ku Mana, kuko Imana igemera ko umwana wayo yiga kugira ngo imugeze kuri byinshi, kugira ngo niba wenda udafite amafaranga
kugira ngo izakugeze ku mafaranga, ishaka kwiyigisha yuko ubura amafaranga, yego, ariko ibyo ngibyo biba biturutse kuri Satani, aba ari we ukoresha ibibazo kugira ngo uhure nabyo, uruhangane nabyo, kandi nta nyungu uzanabibonamo. Muri makeya, iyo uri mu ishyamba, urusobe mu ishyamba, ujye umenya yuko Imana ikubura ikubwira uti iki kintu Satani ashaka kuguteza ibibazo bikurenge. Muri make ibibazo bihoraho iteka ryose kandi bitajya bihagarara. Muri make rero Imana ibikwetse kugira ngo ugire icyo ubikora kugira ngo bitazakugeraho. Ndaza kubabwira icyo wabikoraho, nabibabwiye dusoje, turi hafi gusoza. Reka dukomeze n'ubwoko bwa gatandatu nanone bw'inzozi bukuburira bukwereka yuko hari ikintu ushobora kubaho utagize icyo ubikora hakiri kare. Ubwoko bwa gatandatu nanone, kurota uri ku igare. Kurota uri ku igare, hari abantu babyita byiza, bakavuga uti ubwo ni umunyenga bitewe n'uko tuba twishimiye. Hari abantu batwara amagare bakumva barishimye bitewe n'uko baba bayatwaye, bakumva n'ibyishimo byabo. Muri make hari abantu babonyuzwe n'utuntu duke turi aho ngaho, ukumva rero kurota nanone utwaye igare ni ikintu cyiza. Ntabwo ari ikintu cyiza habe na gato. Nurota utwaye igare, ujye umenya yuko uko byenda kose kurota utwaye igare bisobanuye urupfu. Muri makeya rero nurota watwaye igare gukora iki n'iki ngiki, ujye umenya ko ari urupfu uri kugendaho. Muri makeya nutaba amaso, muri makeya Imana ibikubwiye ati nutaba amaso, uko bigenda kose urupfu ruragutwara, kandi rututse kuri Satani. Imana ijya yemera gutwara umuntu wayo, ariko urwo rupfu rututse kuri Satani. Ndetse ndabasobanura n'urupfu rututse ku Mana uko ruba rumeze wenda mu gusoza. Ariko umenye ko nurota utwaye igare ari ikintu kibi, nanone Imana ibikubura ikubwira uti gira icyo ubikora hakiri kare mbere yuko ibyo bintu bikubaho, urupfu rukugeraho. Muri make hari abantu bagiye banabirota bapfuye, hari bamwe bagiye babirota bakabura icyo muri make bakabura ubusobanuro, ariko bitewe n'uko Imana wenda yabakundaga cyari icyo yabateganyagamo, ikagira icyo ibikora kugira ngo ntirubageho. Ariko uba ufite nawe icyo wabikoraho kugira ngo ntirukugereho. Ndabivuze hari abagize ubwoba, ariko biba bikwiye ko nanone mbibasobanura kugira ngo ube ubizi, ndetse usobanukirwe kugira ngo uzabone n'uko ubisobanurira abandi, ndetse tubisharingana. Ndetse wibuke no gusharinga iyi video ndi gukora, ndetse wibuke kuyisharinga ku nshuti zawe kugira ngo nabo bajye babona ubutumwa bwiza, ndetse nabo basobanukirwe kugira ngo nabo bajye bamenya uko basobanurira abandi. Yego, reka dukomeze n'ubwoko bwa karindwi, kandi nanone busobanura kuburirwa guturutse ku Mana yuko hari ikintu kibi gishobora kubaho mu gihe nta kintu kibikozeho. Reka dukomeze rero n'ubwoko bwa karindwi. Ubwoko bwa karindwi bw'inzozi ni ukurota inzoka. Nurota inzoka ikurya ku kaguru, ku kaboko, aho ariho hose, cyangwa se izi kwirukankana, ujye umenya yuko ari ikintu kibi. Imana ibikweretse yuko ari umuriganya ushaka kuriganya ubuzima, umugisha, buri kimwe cyose wari ufite mu buzima ukakibura. Ushobora kubura abavandimwe bose bawe bose bakagenda, ushobora kubura umuryango wawe wose ukagenda. Muri make ni hahandi ubona ibintu byose byaragiye, muri make ari wowe wenyine usigaye, kandi nawe usigaranye ubusa. Ni ukuburirwa guturutse ku Mana ikubwira yuko ari inyatsi igiye kuza mu buzima bwawe, cyangwa se kuriganywa ubuzima n'ibindi bitandukanye. Satani ashobora kuriganya. Ubundi inzoka imenyesha Satani. Rero iyo rose inzoka ikuruma cyangwa se ikwirukankana, abateganya kukuriganya ibintu byawe runaka wari ufite, akenshi ariko babisobanuye yuko ashobora kuriganya ubuzima. Reka dukomeze kuburirwa kwa munani gushobora kugusobanura, kukubwira yuko hari ikintu kibi gishobora kubaho mu gihe nta kintu bikozeho hakiri kare. Kurota imbeba nanone. Kurota imbeba ujye umenya yuko ari inyatsi ije mu biganza byawe. Kurota imbeba ni inyatsi ije mu biganza byawe. Muri makeya nta kintu uzakora ngo wunguke mu gihe utagize icyo ubikora hakiri kare. Ni inyatsi ije ikubwira yuko ikintu cyose uzakora nta kintu kizakumarira mu gihe utabikuyeho hakiri kare, cyangwa se utabyanze hakiri kare. Muri makeya ugomba kugira icyo ubikoraho hakiri kare kugira ngo hatazagira icyiza kigutunguye ukabona ibyo wari ufite byose bise binduka zeru, bitewe n'uko utamenye icyo ubusobanuro bwabyo, kandi kuri uyu munota ukaba umenya ubusobanuro bwabyo. Ujye ugira icyo ubikoraho mbere ko hagira ikiba. Muri makeya ubimenye kugira ngo nanone ugire icyo ubikora mbere ko hari ikiba kibi ku buzima bwawe cyangwa ku byawe ufite. Reka dukomeze ku bwoko bwa 10 ukuburira yuko hari ikintu gishobora kubaho, kandi Imana yari kuburiye ikubwira ngo bikureho hakiri kare bitarakubaho. Ubwoko bwa 9. Ubwoko bwa 9 ndumva ari bwo bwatugezeho. Ubwoko bwa 9 kurota nanone, kandi nanone abagabo bakwirukankana, cyangwa se abagore, cyangwa se abantu runaka bakwirukankana. Ujye umenya yuko nanone izo nzozi si nziza habe na gatoya. Ujye umenya yuko ari abademoni bari kukwirukankana, bashaka ibyo ufite, bashaka icyo ugezeho, bashaka ubuzima bwawe, bashaka kukwica. Muri makeya ubundi birota mu buryo bwinshi butandukanye. Gusa iyo urose abantu bakwirukankana, ujye umenya ko atari ikintu kiza habe na gato. Ndetse n'uko izo nzozi ujye ubyuka usenga Imana.
muri makeya ubikure hakiri kare. Icyo nicyo kintu cya mbere mise mbaburira hakiri kare. Mu gihe urose izo nzozi mbere yuko dusoza inzozi za 10, mbere yuko dusoza inzozi za 10, mu gihe urose izo nzozi zose nababwiye ujye uhita wicura ako kanya, uba wiciye ndabizi neza iyo urose izo nzozi uko bigenda kose wicura. Mu gihe wicaye ntukareba intege nke ufite, ujye uhita wicura ako kanya, usenge uvuga uti Mana ndakwinginze izi nzozi uzinkurireho, ibyo Satani anshakaho ntabibone, usenge nyine muri make byirukana. Imana irabikora iyo wicuka tusenga. Apana kuvuga uti nimbyuka ndabisengera. Hari uburyo by'ukuri muri stress z'akazi ushaka kujya mu kazi ukabyibagirwa, cyangwa se wanabisebwa bisenga wirukanka muri make nyine ukabisenga nta utabifite umutima. Ariko iyo ubyutse ako kanya ukicura, Imana irakumva kuko nibwo iba ikigusuye ndetse iba ikiri kumwe nawe. Muri make rero jya ubikora, wigomwe uwo mwanya w'ijoro wicuyemo uhita ubisengera ako kanya ukibirota, Imana ihita ibikora ndabizi neza. Reka dukomeze n'ubwoko bwa nyuma rero bw'inzozi zikuburira, ari nabwo ukwiye kwitondera kurusha ibindi. Ndetse abantu benshi bakunda kurota, yaba abakuze, yaba abatoya, yaba abana, yaba impinja. Izi nzozi zuzitondere kuko zo ni ingenzi cyane. Kurota usubira iwanyu mu cyaro. Kurota usubira iwanyu mu cyaro ni Imana ibikubura ikubwira yuko iterambere wari waragezeho ryose rigiye gusubira hasi, usubire kuri zero. Kandi ubwo izo nzozi uzirotse zigutera ubwoba yego, ariko ntabwo usobanukiwe icyo bishatse kuvuga neza. Usobanukiwe icyo bishatse kuvuga neza ntabwo waterwa ubwoba gakeya, ahubwo wagira bwinshi cyane. Muri make rero izo nzozi ziba zikubara zikubwira ngo ugiye kujya hasi kuri zero. Nibyo Satani yifuza mu buzima bwawe. Satani yifuza iterambere ryawe muri makeya, ibyo wari ufite byose ugiye kuba zero. Kandi hari n'abantu byagiye bigeraho, mwese byagezeho, mwandike muri comment kugira ngo abantu bari buze muri comment bakagerayo bakabibona, nabo bagire kwizera ndetse bamenye ibyo bagomba gukora n'ibyo bagomba gusengera. Ye mumva ni Mr. Alex have told you. Rero iki kintu nukirota ujye umenya yuko Imana ikubwira uti senga hakiri kare ibyo bintu bitarakubaho. Nurota suye mu cyaro ujye umenya ko ari gusubira hasi muri byose waramaze kugeraho, intego yawe cyangwa se ibyo waramaze kugeraho bigiye guhinduka zero. Ubone zero muri makeya, nta terambere, nta byose ugiye gukora bigiye kuba zero. Intege nke zigiye kuza muri wowe, ibyo wakoraga byose binduke zero. Inyatsi, kutatera imbere, nyine muri makeya nta kintu cyo gutera imbere kizakurangwaho habe na kimwe. Ibyo wari ufite ugiye kunanuka, niba warabyibushye, niba hari ibyo wari wifite duke, utwo duke natwo tugiye kumanuka. Niba wari ufite byinshi bigiye guhinduka zero, bimanuke hasi, wisange hasi ndetse wicuze, kandi wakabaye warabisengeye bikavaho hakiri kare. So reka dukomeze rero noneho mvuga ibintu wakora kugira ngo ibyo byose bitazakubaho. Nicyo kintu tugiye kwibandaho cyane mu minota mike cyane, mu minota nk'ibiri tuba tugisoje. Okay, ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kubiha umwanya ibyo bintu. Mu gihe warose ikintu kimwe muri ibyo ngibyo, uwo munsi wabirose, mu gihe ufite imbaraga zo gusenga, fata umunsi wiyirize usenge. Kuko ibyo bintu ni ibintu bikomeye ku buryo Satani utabikoza abyuririraho, kandi iyo abyuririyeho ubuzima bwawe burangije burundu. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwiyiriza. Ku bantu bafite imbaraga zo gusenga, wiriza nk'umunsi umwe, ugafata umunsi cyangwa iminsi 2 cyangwa 3 bitewe n'ishoboye cyangwa ikujemo, kugira ngo icyo kintu wumve ko kiraba gikemutse. Nanone kandi idafite imbaraga zo gusenga, rero ku bantu batazifite mwese reka njya mu mpande zanyu, idafite imbaraga zo gusenga, uhera nka saa 12 za mu gitondo ukageza saa 12 za nimugoroba, nta kintu urashyira mu nda, naho uba wigomye kugira ngo nawe Imana ize kukubona ndetse igira icyo ukora ku buzima bwawe. Ariko ubwo icyo ni ikintu cya mbere nari mbabwiye. Ariko ikindi kintu cya kabiri nanone turakubita turabangura kugira ngo iminota yihute. Ikindi kintu cya kabiri ni ukugerageza mu bintu byose ukora ukirinda ikintu cyatuma muri makeya ugaragara imbere y'amaso y'abantu, kuko itagaragaye nabi imbere y'amaso y'abantu n'imbere y'Imana nawe ugaragara nabi. Icya gatatu, ugomba kuba hafi y'Imana nk'uko igushaka. Icyo nicyo cyanyuma. Njye mwumvaga rero Mr. Alex, wibuke kandi kugenda ukoze subscribe. See you around. Kundi usobanuro nzabasobanura.